ADTV. Niba bitameze n'uyize uyu munsi ntago ariko bizaguma, bizagenda neza. Uhumure nshuti yanjye. Niba unarwaye uri mu bitaro, reka ngukomeze nkubwira ngo haracyari ibyiringiro yuko n'ubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka mu gihe imvura iguye, kandi kikabasha kuzana amashami, kikongera kikera imbuto zacyo nk'uko bikwiriye. Ukomere rero. Uyu munsi hari biba bitameze neza, ariko mu by'ukuri umugambi w'Imana ni mwiza. Ibyo Uwiteka yibwira kukugirira ni byiza, ntago ari bibi. Nubwo byaba ari bibi uyu munsi, ariko ntago biri mu mugambi w'Imana. Kandi umugambi w'Imana si uko ukomeza kubabazwa, umugambi w'Imana si uko ukomeza kurwara, umugambi w'Imana si uko ukomeza kuba mu bushomeri, umugambi w'Imana si uko uhora ucuruza ugahomba, buri uko utangiye business ihomba, ufunga, usubiramo bundi bushyashya uhora utangira. Ntago ari umugambi w'Imana. Ibi bitubona byose burya ntago aba ari umugambi w'Imana. Hoya, ntabwo gahunda y'Imana ari yuko babaza umwana w'umuntu, ntabwo gahunda y'Imana ari yuko babazwa ikiremwa muntu yaremye. Ahubwo Imana yaremye umuntu kugira ngo anezerwe, yishime, abeho neza, adafite icyo akennye na kimwe. Rero uyu munsi niba ubona ibibazo bigenda bikuzaho ari byinshi, si umugambi w'Imana mu by'ukuri, ahubwo izo ni ingaruka z'isi Satani yaje gutegekesha igitugu. Reka ngukomeze rero nkubwira ngo umugambi w'Imana ni mwiza. Niba bitaragenze neza 2023, reka nkubwire ngo umugambi w'Imana kuri wo ni mwiza. 2024 uzakubera umwaka w'umugisha, uzakubera umwaka w'uburumbuke, uzakubera umwaka w'iterambere. Imana izakinzira hatari inzira, Imana izakurwanira intambara zose, Imana izagukiza indwara, izanazikurinde, Imana izagutsindishirize ibishaka kuzakurwanya byose. Uzingire mu mwaka Imana yamaze kubikura mu nzira, kuko Imana yacu irabishoboye. Ariko ibyiringiro birahari yuko umwami wacu agira neza, kandi Imana yacu ntabwo ikora kuko abantu bategetse cyangwa se bayitegetse. Imana yacu ikora kuko igihe cyayo cyo gukora kigeze. Uyu munsi igihe cy'Imana cyo gukora ku buzima bwanjye gishobora kugera, nawe ejo igihe cy'Imana ku buzima bwawe kikagera. Ntabwo ibihe byacu rero nk'abantu bigerera rimwe. Niyo mpamvu ngukomeza nkubwira ngo wihangane. Niba bitameze n'uyize uyu munsi ntago ariko bizaguma, bizagenda neza. Uhumure nshuti yanjye. Niba unarwaye uri mu bitaro, reka ngukomeze nkubwira ngo haracyari ibyiringiro yuko n'ubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka mu gihe imvura iguye, kandi kikabasha kuzana amashami, kikongera kikera imbuto zacyo nk'uko bikwiriye. Ukomere rero. Niba ufite ibibazo bitandukanye biguhangayikishije, ukaba ufite kwiheba yuko umwaka ugiye kurangira utameze neza, reka nkubwire ngo komera. Imana yacu, Imana yo mu ijuru, irakuzi kandi ifite icyo yibwira kukugirira. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ni Pastor Ajabu nk'uko mumaze kubimenyera. Turashima Imana iduhaye akanya nk'aka ko kugira ngo twongere tuganire namwe. Rero ndagira ngo tubanze dushime Imana, tubanze mbere yuko dutangira ikiganiro cy'uyu munsi. Kadushima Imana. Mana, turagushimiye kubw'ubuntu bwawe, tugushimiye imirimo itangaza tugirira. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Turakwakiriye kugira ngo ukore imirimo n'ibitangaza. Uyu mwanya utubere umwanya udasanzwe. Abadukurikiye bose bahabwa umugisha, kandi buri wese uko yadukurikiye ameze ntaba ariko akomeza kumera, ahubwo duhindurirwe ubuzima, kandi buri wese ahindurirwe ubuzima nawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Uyu munsi twifuje gusangira namwe ijambo ry'Imana yadusubizamo intege, amagambo yadusubizamo ibyiringiro muri ibi bihe byo gusoza umwaka. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga hano muri Yesaya igice cya 43 umurongo wa 18 kugeza ku murongo wa 19. Haravuga ngo ibya kera ntimubyibuke, kandi byashize mwe kubyitaho. Dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, nembeshe imigezi mu kidaturwa. Amen. Bavandimwe, tumaze iminsi twishimiye ko umwaka urangiye turi bazima. Twizihije Noheli tunezerewe, twishimiye cyane, turirimba indirimbo z'amashimwe. Benshi mu mitima yabo bavuga ngo Uwiteka yarakoze kuduhereza kugera kuri uyu munsi turi bazima. Ndagira ngo mbabwire ngo natwe nuko twarishimye, kandi
wowe udukurikiye uyu munsi wa none ufite ishimwe ku mutima, nubwo wenda hari bitaragenze neza, ndagira ngo nkubwire ngo wihangane, bitaragenze neza hari ejo bwaca byatunganye. Muri Zaburi Dawudi yaravuze ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bugacya mu gitondo impundu zivuga. Uyu munsi ushobora kuba ushonje, ejo ukabyuka ari wowe urimo uragaburira abashonje. Uyu munsi ushobora kuba ukodesha, ejo ukazabyuka ari wowe landlord, ari utangiye gukodesha abandi. Uyu munsi ushobora kuba uri gusuzugurwa, ejo ukabyuka ari wo munyacyubahiro mu karere utuyemo. Ndagira ngo rero ngukomeze nkubwira ngo witerwe ubwoba n'ibyo ubona bikuzengurutse, wihangayikishwa n'ibyo ubona bikugutse, kuko turacyafite ibyiringiro. Yobu yaravuze ngo turacyafite ibyiringiro yuko nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Uyu munsi igiti gishobora kuba cyasenyutse, cyacitse, rwose izuba ryagikubise, ariko ibyiringiro birahari yuko umwami wacu agira neza. Kandi Imana yacu ntabwo ikora kuko abantu bategetse cyangwa se bayitegetse. Imana yacu ikora kuko igihe cyayo cyo gukora kigeze. Uyu munsi igihe cy'Imana cyo gukora ku buzima bwanjye gishobora kugera, nawe ejo igihe cy'Imana ku buzima bwawe kikagera. Ntabwo ibihe byacu rero nk'abantu bigerera rimwe, niyo mpamvu ngukomeza nkubwira ngo wihangane. Niba bitameze neza uyu munsi, ntabwo ariko bizaguma, bizagenda neza, uhumure nshuti yanjye. Niba unarwaye uri mu bitaro, reka ngukomeze nkubwira ngo haracyari ibyiringiro yuko nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka mu gihe imvura iguye, kandi kikabasha kuzana amashami, kikongera kikera imbuto zacyo nk'uko bikwiriye. Ukomere rero, niba ufite ibibazo bitandukanye biguhangayikishije, ukaba ufite kwiheba yuko umwaka ugiye kurangira utameze neza, reka nkubwire ngo komera. Imana yacu, Imana yo mu ijuru irakuzi kandi ifite icyo yibwira kukugirira. Muri Yeremiya harabivuga neza ngo erega ibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza. Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 11 haravuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Niko Uwiteka avuga. Uyu munsi hari biba bitameze neza, ariko mu by'ukuri umugambi w'Imana ni mwiza. Ibyo Uwiteka yibwira kukugirira ni byiza, ntago ari bibi. Nubwo byaba ari bibi uyu munsi, ariko ntago biri mu mugambi w'Imana. Kandi umugambi w'Imana si uko ukomeza kubabazwa, umugambi w'Imana si uko ukomeza kurwara, umugambi w'Imana si uko ukomeza kuba mu bushomeri, umugambi w'Imana si uko uhora ucuruza ugahomba, buri uko utangiye business ihomba, ufunga, usubiramo bundi bushyashya uhora utangira. Ntago ari umugambi w'Imana. Ibi bitubona byose burya ntago aba ari umugambi w'Imana. Hoya, ntabwo gahunda y'Imana ari yuko babaza umwana w'umuntu, ntabwo gahunda y'Imana ari yuko babazwa ikiremwa muntu yaremye. Ahubwo Imana yaremye umuntu kugira ngo anezerwe, yishime, abeho neza, adafite icyo akennye na kimwe. Rero uyu munsi niba ubona ibibazo bigenda bikuzaho ari byinshi, si umugambi w'Imana mu by'ukuri, ahubwo izo ni ingaruka z'isi Satani yaje gutegekesha igitugu. Reka ngukomeze rero nkubwira ngo umugambi w'Imana ni mwiza. Niba bitaragenze neza 2023, reka nkubwire ngo umugambi w'Imana kuri wo ni mwiza. 2024 uzakubera umwaka w'umugisha, uzakubera umwaka w'uburumbuke, uzakubera umwaka w'iterambere. Imana izakinzira hatari inzira, Imana izakurwanira intambara zose, Imana izagukiza indwara, izanazikurinde, Imana izagutsindishirize ibishaka kuzakurwanya byose, uzingire mu mwaka Imana yamaze kubikura mu nzira, kuko Imana yacu irabishoboye. Rero umurongo twasomye hariya muri Yesaya igice cya 34 18 kugeza 19 hatubiye ngo ibya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho. Ushobora kuba warababajwe, ushobora kuba warahuye n'ibibazo byinshi, ushobora kuba waragize umwaka mubi. 2023 ikaba yarakubereye umwaka utari mwiza. Reka ngukomeze nkubwira ngo ibya kera ntubyibuke nshuti yanjye, kuko hari igihe umuntu yibanda ku bya kera bigatuma atakora cyane, bigatuma atashyira imbaraga mu bindi, yibwira ngo ahari iminsi yose yo kubaho kwe izahora ari mibi. Ariko Imana iratubwiye muri kano kanya ngo ibya kera ntitubyibuke kandi ntitubyiteho.
Haleluya. Ibya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho. Nshuti yanjye, sinzi impamvu wakwibanda ku byahise ukibanda ku bya kera, kandi Imana irimo irazana umwaka mushasha ku buzima bwawe. Uyu mwaka ugomba kuzana amateka mashya, ugomba kuzana ubuhamya bushya, ugomba kuzana inkuru nshya, ugomba kuzana n'ibyiza bishyashya, kuko Imana yacu nicyo yaturemeye, ni umugambi wayo. 2024 uzaba umwaka mwiza. Haleluya. 2023 abantu benshi bahuye n'intambara nyinshi zinyuranye, kandi benshi bagenda bavuga ngo n'umwaka w'igiharwe, niba ari igiharwe sinzi ngo n'umwaka w'igiharwe. Hanyuma rero 2024 n'umubare wuzuye. Imana izakuzurize, Imana izaguhereze ibyuzuye mu izina rya Yesu Kristo. 2024 uzakubera umwaka w'imbabazi, uzakubera umwaka wo kunezererwamo, uzakubera umwaka wo kwaguka. Imirimo y'intoki zawe izahirwe mu izina rya Yesu Kristo. Ngo ibya kera ntitubyibuke kandi ibyashize twe kubyitaho. Sinzi impamvu abantu usanga bakirimo bavuga iby'umwaka ngo kuva watangira ngo uyu mwaka wabaye mubi cyane, uyu mwaka wazanye ingorane nyinshi cyane, ariko ijambo ry'Imana yaravuze ngo wikwibuka ibyahise, ahubwo utekereze ku byiza Imana ishaka kukuzanira mu mwaka wa 2024, kuko Imana yacu ari nziza kandi uwo ni umugambi wayo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibya kera nimubyibuke, nimubyiteho, ahubwo musingire umwaka mushasha, musingire ibyiza Imana irimo iratuzanira tuzakira muri uyu mwaka wa 2024. Imana yacu izatugira neza kandi turayizeye. Ngo dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembesha imigezi mu kidaturwa. Ngo icyo nicyo kintu gishya Imana igiye gukora. Hari ikintu gishya Imana igiye gukora ku buzima bwawe nshuti yanjye. 2024 Imana igiye gukora ikintu gishya. Umva icyo kintu, reka nyikubwire nyisubiremo ucyumve neza. Ngo dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Ngo nzaharura inzira mu butayu. Icyo ni kimwe. Imana igiye kuguharurira inzira mu butayu. Inzira mu butayu zigiye gutangira guharurwa ku bwawe. Inzira mu butayu zigiye gutangira guharurwa ku bwawe. Aho utatekerezaga yuko umugisha wawe wava, Imana igiye kuvanira umugisha. Aho utatekerezaga yuko ubutsinzi bwawe bwaturuka, Imana igiye kukurira ubutsinzi. Uzatungurwa no kubona Imana ikuzanira amazi mu butayu. Haleluya. Imana izagufukurira iriba mu butayu, mu rutare, ahantu bigaragara yuko nta buzima buhari. Niho Imana izagucishiriza inzira, niho Imana izaguhera umugisha. Ngo nzaharura inzira mu butayu, ngo ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Mu kidaturwa n'ahandi ni mu butayu, ahantu umwana w'umuntu atashobora kuba, kuko nta mazi ahaba, nta byo kurya bihaba, ntago wahinga ngo weze. Ariko iyo Imana yavuze n'ahadashoboka umuntu ahabonera ubuzima. Mu butayu Imana izahatembesha amazi ku bwawe. 2024 Imana izatembesha amazi mu nzira zawe. Imana izatembesha amazi mu butayu. Nugera igihe cy'ubukene, Imana izatembesha amazi, uhabonere ibyo kurya, uhabonere uburumbuke, uhabonere guhembuka. Imana izakugirire neza. 2024 niwo mugambi w'Imana. Ngo icyo nicyo nibwira kubagirira ngo mbese nimugiye kukibona, nimurakibona ikintu gishya ngiye gukora. Ngo nzaharura inzira mu butayu kandi ntembeshe amazi mu kidaturwa. Haleluya, haleluya. Imana yacu niyo kwizerwa. Nagira ngo ngukomeze nkubwira ngo reka twinjirane mu mwaka dufite ibyiringiro, twinjirane mu mwaka dufite imbaraga, twinjirane mu mwaka wa 2024 dufite Imana ikizere yuko ibintu byose bizagenda neza. Ibitaragenze neza muri uyu mwaka we kubyitaho, we kubitindaho, kuko byararangiye. Ijambo ry'Imana ryatwiye ngo niturebe ku byahise no ku byatambutse kera, ahubwo turebeshe amaso yacu ku bishyashya Imana igiye guturemera. Uhabwe umugisha w'udukurikiye, kandi Imana igusange aho uri ikugirire neza.
ikwibutse yuko umugambi wayo uruta kure imigambi y'abantu. Niba uyu munsi ubona inshuti zose zarakuvuyeho, niba uyu munsi ubona ubuzima butangiye gukunanira, niba uyu munsi ubona intambara zirusha kuba nyinshi, reka nkurememo icyizere kandi ngukomeze nkubwira ngo Imana ivuganye nawe aka kanya ngo ibyo byose we kongera kubyitaho, ahubwo Imana ije kukuremera ikintu gishyashya. 2024 uzakubera umwaka w'imbabazi, umwaka w'imbaraga, umwaka wo kwaguka, kandi uzagire gushima Imana. Uzarushe amashimwe azabe menshi mu rugo rwawe, amashimwe azabe menshi mu buzima bwawe. Ibyari byaranze 2023, 2024 ntago bizanga, kuko Imana izaba iri kumwe nawe. Ibitarashobotse 2023, 2024 bigomba kuzashoboka, kuko dufite Imana igira neza. Urakoze cyane wo dukurikiye, kandi Imana ikugirire neza. Reka dushime Imana. Mana ushimwe kubw'ijambo ryawe, ndasenze kugira ngo buri wese dukurikiye waduteze amatwi ahabwe umugisha nawe. 2024 uzaba umwaka w'umugisha ku buzima bwe, ku muryango we, ndetse n'ibyo akora byose azabona ineza yawe. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen.